Ibihe byiza cyane kuri udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro. Komeza uzajye udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Ikintu usabwa ni kimwe gusa, ni nayo nkunga ikomeye twebwe tugusaba nka YAGO TV. Kora subscribe ukane no kukazogera kugira ngo buri kiganiro cyose kizajya kijya kuri YouTube channel yacu, nyine uzajye ukibona mu bambere 5 kuri 5. Niyo nkunga ikomeye cyane kandi nta mafaranga bisaba no gukanda subscribe gusa, bine ibintu byose bikakomeza kugenda neza cyane. Hanyuma amazina yanjye nitwa Kwishimwe Emmanuel. Impamvu mva ntangiye story imeze gutya, ntabwo ari story nziza cyane. Natangirana umugani ugira uti: ubugira neza bw'inkware bwayigonze ijosi. Kandi nguvura ijisho umunuza bwacya akari gukanurira. Iyo niyo migani ibiri ntangiranye. Iyi ni story idashimishije. YAKA MWANA ngira ngo mwese muramuzi. YAKA MWANA amaze kuba star kubera ibiganiro byinshi amaze gukora kuri YouTube. Yakoze ibiganiro byinshi ku ma YouTube channel agiye atandukanye, bamuzanye nyine kubera uburyo yasitsaga abanyarwanda baramukunda, batangira nyine kumuhereza ibiganiro, abantu benshi turamumenya. Ubu ngubu asigaye anagaragara mu mafilime y'uruhererekane agiye atandukanye, akorera nka Asia Films, yakinaga filime zigiye zitandukanye, akinira nyine uwo witwa Asia. YAKA amaze kumenyekana cyane nyine kubera mu mafilme, mu biganiro bigiye bitandukanye. N'ubu ngubu baracyamukoresha, nyine numwe mu bantu abanyarwanda bakunda. Ariko cyane cyane YAKA yamenyekaniye kuri YouTube channel ya YAGO TV Show. Niho yamenyekaniye cyane, niho twese twamumenyeye twanamukunda kubera ibiganiro byinshi cyane yakoranye na YAGO. Mu biganiro byinshi yakoranye na YAGO yaramufashije ku buryo nyine yamufashaga tubibona n'amaso yacu, akamuhereza amafaranga kuri kamera twese tubibona n'amaso yacu. YAKA yaba yagize ikibazo akamuhereza amafaranga yo kumufasha muri iyo minsi. YAKA yagira ibibazo YAGO akaba hari kubwe. Yanamugiraga inama kubera ukuntu YAKA rimwe na rimwe ajya asinda cyane. YAGO yamukoreshaga ikiganiro akamubuza ibintu by'ubusinzi, ibintu by'uburaya byose, kugira ngo atakomeza kwica ahazaza he. YAGO dushatse twavuga ko asobanuye ibintu byinshi mu buzima bwa YAKA. Ku munsi w'ejo YAGO niwe wapostinze iyo video kuri Instagram. Ni video idashimishije mu by'ukuri, gukorera umuntu ibintu byinshi hanyuma akakwitura kugutuka. Ntagutuke muri kumwe, akagutuka ku mbuga nkoranyambaga. Ni ibintu bibabaje cyane. Kamaze nkwereka iyo video YAGO yashyize hanze, hanyuma wumve YAKA MWANA ari gutuka YAGO ngo ni imbwa. Trust me, ibi bintu birakabije. Yatutse YAGO ngo ni imbwa. Banza urebe iyi video ubundi ribuze kugaruka nyuma yayo. YAGO uri umwana mubi, ujya kundogesha njyewe YAKA MWANA ukanumbisha amaji. YAGO uri imbwa, uri ingegera, uzambwa, uzapfa nk'ingegera kubera ububandi bwawe ugenda urimanganya abantu. YAGO uzandegera uko kufara kora mbwa wakabwaho. YAGO uri umwana mubi, ujya kundogesha njyewe YAKA MWANA ukanumbisha amaji. YAGO uri imbwa, uri ingegera, uzambwa, uzapfa nk'ingegera kubera ububandi bwawe ugenda urimanganya abantu. YAGO uzandegera uko kufara kora mbwa wakabwaho. Ngira ngo mu video mumaze kuyireba, nuko nguko YAKA yatutse YAGO. Iyo video iri no kuri Instagram ya YAGO for real, niko yitwa kuri Instagram. Hanyuma YAGO akimara gupostinga iyo video yanditse ngo: ubu imbere ya YAKA namaze kwibera akabwa k'umusega. YAKA MWANA wowe nta kibazo nakugiraho, ahubwo abantu barimo kugushuka ngo ntuke, reka mbabwire ngo amahirwe masa kuri bo. Iyo niyo caption yari munsi ya video
Yago yaramaze gupostinga yagize ngo ubu imbere ya Yaka Mwana namaze kwibera akabwa k'umusega. Yaka Mwana wowe nta kibazo nakugiraho, ahubwo abantu barimo kugushuka ngo ntuke, reka mbabwire ngo amahirwe masa kuri bo. Niko Yago yanditse. Niwongera ukumva iyo video neza igitangira, hari umuntu uvugira inyuma ntabwo byumvikana neza ariko aravuga ngo ongera. Muri make nyine n'umuntu amufashe ayo mashusho ashaka akavuga biriya yavuze. Ibintu bidashimishije cyane habe na gatoya ku bintu byose tuzi Yago yakoreye Yaka kumwoshya nga mutuke, nta mutima urimo kandi urwango ntabwo rwinjiza. Urwango nta kintu na kimwe rumaze usibye guta umwanya wawe wikoreye umutwaro ngo wanga umuntu. Ni ibintu bidashimishije habe na gatoya. Abantu bakunda Yago bababaye cyane, haba no muri comment bamwihanganishije, abandi babigira urwenya nyine bavuga ukuntu bamwisimanga, ariko nubwo bibabaje ariko biranasekeje kubona umuntu Yago yakoreye biriya bintu byose twabonye bikarangira icyo amwituye ari ukumutuka ngo nimbwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni bibi cyane, ariko reka dutegereze turebe uko bizagenda, niba Yago azamuzana kuri YAGO TV Show akavugisha ukuri, dore ko Yaka akenshi ntabwo ajya abeshya, by'umwihariko iyo yahuye n'umuntu witwa Yago amubwiza ukuri kose. Reka yenda dutegereze ko tuzamenya ukuri kubyihisha inyuma icyatumye afatira video atuka Yago mwaburiya buryo. Yago bamwe mu bantu afite bagezweho, Yaka Mwana ntagaheruka no kumukoresha interview kuri YAGO TV Show. Amwe mu bantu afite bagezweho harimo uwitwa Inyogoye, harimo uwitwa Gihozo Smart Girl. Nabo ngabo nabo n'abantu bashimisha abanyarwanda benshi cyane, babasesa ku rwego rwo hejuru. Nibo bantu rero bari gukorana nawe cyane muri no minsi. Yago n'ubundi nta kibazo afite habe na kimwe. Ku munsi w'ejo nibwo yanakoze live ari kumwe n'Inyogoye. Live yari nziza cyane kuri Instagram, abantu benshi barabyishimiye, bamuhaye amafaranga menshi cyane, byari ibintu byiza cyane. Ndetse uyu munsi yanavuze ko ari buze gukorana ikiganiro n'Inyogoye agiye kwisubirira mu karere ka Nyabihu ahaturuka n'ubundi, ariko azajyana impamba y'amafaranga menshi cyane kubera ko abantu bamuhaye amafaranga arenga 150 kuri Instagram. Handi Yago yamusezeranyije ko n'uyu munsi ari buze kumuhereza andi mafaranga menshi cyane kugira ngo asubire mu karere ka Nyabihu ameze neza cyane. Yago turamuzi, Yago arafasha cyane kuva ku munsi wa mbere tumumenya. Yafashije abantu bagiye batandukanye, imiryango igiye itandukanye, abababaye batandukanye, barimo n'uwo wamututse witwa Yaka Mwana. Yago yaramufashije cyane, ariko ureba ibyo amwituye. Yago rero afite umutima mwiza cyane, ndetse amaze no kugira abafana benshi cyane kabisa kubera umutima we agenda agaragaza umunsi ku wundi. Afite abantu bamukunda benshi cyane. Ngaho rero reka ngushimire cyane wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Nibyo gaciro, komeza uzajye dukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni nayo inkunga ikomeye tugusaba. Kora subscribe kuri Kigali YouTube, hanyuma ukande no kukazogera kugira ngo ibiganiro byose bizajya bijya kuri YouTube channel yacu, uzajye ubibona mu bambere 5 kuri 5. Komeza kugira iminsi y'umwaka ihera umwaka myiza cyane, ndetse na bonane izakugendekere neza cyane, uzatangire na 2022 umeze neza cyane, kandi nizere ko na Christmas yakugendekeye neza cyane niba uyizihiza. Komeza kugira ibihe byiza cyane, Imana ikomeze kubana nawe. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel.